korari roboti yo hirya ahangaha Godiyari yararirimbye aravuga ngo ntiyaryama twashira bitewe n'ibyo yaducunguje kubera ko byamuhenze niyo mpamvu adufata. Murimbye yararirimbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, haravuga ngo byose arabishoboye, haravuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Y'inama tutabayemo akavuga ati mwana wanjye guterana ko bari bateranye ariko si jye wabateranije, n'uzagukoraniraho wese azagwa ariho azira kuko wambereye inkoramutima. Warangiza ukaba umuntu wo kubahwa, byo bitumye ntanga ingabo nyinshi zipfuye ku bwaho. Mwana wanjye ndakugose, ndakurinze, ibinama byabo ndabitatanije, bizafata ubusa. Pawulo yaranditse aravuga ngo turicwa umunsi ukera ariko ntago dupfa. Numva umukecuru aravuga ngo vukwi ku miniya, n'ubwa mbere nari numvise ku miniya, iryo jambo n'ubwa mbere nari ryumvise. Undi aravuga ngo vukwi ku depaya. Ndibaza ngo iminiya ninki, indepaya ninki, ese irandepaya wayi, irandepaya iraminiya pourquoi, ariko yaraminiye iranandepaya, irangije inamvugaho iravuga ati mwana wanjye uhereye uyu munsi ndaguhamagaye ndagutoranije. Byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko. Amen. Nayo ngayo niyo nsanganyamatsiko y'igiterane mufite uyu munsi, ariko reka twongereho n'andi makeya dusoma mu rwandiko rw'Abefeso. Dusome mu gice cya mbere, dusome n'umurongo waho wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na se ishimwe ko yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mu mwuka n'iyo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isitararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Dusome umurongo wa 15 turageza nko ku murongo wa 20. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka, ubwenge no guhishurirwa bitumye muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo izaragabera, mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizera, nk'uko imbaraga n'ububasha bwayo budukoreramo ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu hariya. Siko musomye? Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimye ubwo nduwe iteka aramfata. Yesu aramfata, aramfa akankomeza, kwankunda bihebuje, harankomeza urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugondera ubwanjye Yesu uri
aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza, ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro, iteka aramfata, aramfata, fata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. ndagira ngo dusubiranemo icyo gitero turambuye ibiganza imbere y'Imana nka kimwe mu bimenyetso byo kuramya Imana no kwishimira, hanyuma dusangire aya magambo y'Imana. harya twari turirimbye iki? ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimira ubwo nduwe, iteka aramfata, hoya ntiyakundira, ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro, iteka aramfata, aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Pawulo yandikira abakristo mu rwandiko rwe rwa mbere yanditse, yaravuze ngo muzirikane ibyo mwacungujwe. Aravuga ngo kuko mutacungujwe n'ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ngo atagira inenge cyangwa ibara. Aravuga ngo ibyo nibyo mwacungujwe. Bibiliya avuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri, ngo ni naho n'umutima we uba. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo Yesu ntiyatureka kuko adukunda, Yesu aduhozaho umutima, Yesu aduhozaho amaso. Korali Rehobote yo hirya ahangaha Godiyari yararirimbye aravuga ngo ntiyaryama twashira, bitewe n'ibyo yaducunguje kubera ko byamuhenze, niyo mpamvu adufata. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, haravuga ngo byose arabishoboye, haravuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, haravuga ngo izo ngo yize zanteye kuba imbata ye rwose, haravuga ngo kubw'iyo mpamvu ndabizi neza simbishidikanyaho, haravuga ngo nduwe nawe ni uwanjye, nduwe umukunzi wanjye, umukunzi wanjye nawe ni uwanjye. Donke twaranywanye. Mu gihe cya kera abantu bajyaga banywana, hanyuma umuntu akarasaga undi n'undi akarasaga undi, barangiza umwe akonka ayo maraso n'undi akonka ayo maraso, bakaba baranywanye. Natwe twanywanye na Kristo kubera ko twapfanye nawe, turangiye tuzukana nawe, ubu turiho mu buryo bw'umwuka, twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Natwe yaratuzuye twebwe abari bapfuye, tuzize ibyaha n'ibicumuro, ibyo twagenderagamo kera tutarizera, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije, ubu turi abana b'Imana. Twarazutse kandi twebwe ntabwo tukibinahanga, twebwe twibera ahantu abisi batazi, twebwe twibera ahantu abanyamahanga batazi,
twebwe twibera ahantu abapagani batazi, twebwe twibera ahantu ibi bintu birimo ibanga, harimo akabanga, harimo akabanga, harimo akabanga, harimo akabanga, harimo akabanga, ibi bintu birimo akabanga. ubu umuntu uri gutambuka hepfo ahangaha atazi ibi bintu ibyo ari byo, ari kumva ibintu by'urusaku, kumva ibintu by'akavuyo. Natwe niko twabyumvaga, twumvaga ari ibintu by'abantu bataye umutwe, twumvaga ari ibintu tutazi ibyo ari byo. Ariko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Sifa kwa Mungu, haleluya. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nahuye nawe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8/94. mpura nawe nibereye mu mirimo runaka. mpura n'Imana rero y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. mpura n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. mpura n'Imana yo mu ijuru. numva umukecuru avuga ngo mvukwe ku Miniya. n'ubwa mbere nari numvise ku Miniya, iryo jambo n'ubwa mbere nari ryumvise. undi aravuga ngo mvukwe ku Depaya. ndibaza ngo iyi Miniya ni inki, iyi Depaya ni inki. ese irandepaya wayi, irandepaya iraminiya pourquoi? ariko yaraminiye iranandepaya, irangije inamvugaho, iravuga ati mwana wanjye uhereye uyu munsi ndaguhamagaye, ndagutoranije. yo haleluya. biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. nimuze dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo, nibaza niba mfite ubwenge muri nge. byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima. biriho byinshi byatuma nshima, biriho ibyatuma Imana dushima. ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Pawulo aravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu, ari nayo nasi, yo yaduhaye imigisha yo mu ijuru, yarangiza ikaduha n'imigisha yo mu mwuka. ngo yarangiza kandi ntabwo ari ukuduhereza gusa, ngo ahubwo ikayimuducushumuraho. ndashaka kuvuga imigisha ko murandeba nk'abantu bashaka guha Imana icyubahiro, ndabibemereye. ndashaka kuvuga imigisha twaherewe muri Kristo Yesu, imigisha y'umwihariko itandukanye n'imigisha y'i Kigali. sifa kwa Mungu. imigisha y'inaha ngaha tuyisangiye n'abizera n'abatizera. y'imvura iguye igwa mu mirima y'abizera n'iy'abatizera. bavuga icyongereza tukakivuga kuko twese twiga mu mashuri amwe. bavuga igifaransa tukakivuga kubera ko twese twiga mu mashuri y'inaha ngaha. bararya natwe tukarya, barambara natwe tukambara, bagenda mu modoka natwe tukayagendamo. niyo waba utarayigura uba ufite kate pandigo, siko bavuga.
ukagenda ukomekaho ukagera aho ugomba kugera. Ariko hari imigisha, hari imigisha, hari imigisha y'abana b'Imana, hari imigisha tugendana, hari imigisha y'umwihariko. Sifa kwa Mungu. Umugisha wa mbere nuko turi abana b'Imana. Yesu yaduhinduriye kuba abana b'Imana. Twebwe turi abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Ko ni umugisha ukomeye. Hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Twebwe turi abana b'Imana. Abana b'Imana, haleluya. Twebwe turindwa n'umutekano w'inaha ngaha, tukarindwa n'umutekano wo mu ijuru, kubera ko turi abana b'Imana. Mu ijuru bajya bohereza umutekano wo mu ijuru. Dawidi niyo mpamvu yavuze ngo nzarya ndyama nisigure, kuko umwami Yesu Uwiteka ari kuba amahoro. Haleluya. Mugisha wa kabiri w'umwihariko, tuvugana n'Imana. Umwana wese avugana n'umubyeyi. Tuvugana n'Imana. Uzi ko tuvugana nayo? Nyuma yo kuvugana nayo tukanakorana nayo. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma ubwo dukorana nayo. Twe ntabwo dukora twenyine, dukorana nayo. Turabinginga ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana, kubupfusha ubusa. Dukorana nayo. Mugisha wa gatatu, yaduhaye umwuka wera w'abisi batagira. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mugisha wa kane, itumenyesha amakuru y'inama tutabayemo. Twebwe tuba twicariye ahantu tukamenya amakuru y'inama tutabayemo. Abantu bicaye hirya ahangaha barimo bagambana, bajyanye za mashini n'impapuro, barimo bandika bashushanya, bavuga bati tuzakinogonora, tuzakijyana mu irimbi ejo bundi. Mwuka wera, Imana yacu, izo nama tutabayemo yarangiza akagenda akazituberamwo, akazicaramwo. Ntatinya kwicara muri izo nama, yinjira adakomanze, ntasaba audience. Yarangiza bamara gukora inama, bamaze kwanzura, wacungana n'umwanzuro ntiyanga ko bakora inama, acungana na kokiriziyo. Twaba twicariye ahantu kereke pare, yarangiza akaza akaduha amakuru y'inama tutabayemo, akavuga ati mwana wanjye, guterana ko bari bateranye, ariko si jyewe bateranije. N'uzagukoraniraho wese azagwa ariho azira, kuko wambereye inkoramutima. Warangiza ukaba umuntu wo kubahwa. Byo bitumye ntanga ingabo nyinshi zipfuye ku bwaho. Mwana wanjye, ndakugose, ndakurinze. Ibi nama byabo ndabitatanije, bizafata ubusa. Pawulo yaranditse aravuga ngo turicwa umunsi ukera, ariko ntago dupfa, kubera ko hari iduha amakuru y'inama tutabayemo. We twebwe dufite umugisha wo kumenya amakuru, kandi urwego rw'iperereza burya rurahenda. Mu isi rurahenda, rutangwa amafaranga menshi. None twebwe dufite amakuru tutaguze, tutatangiye amafaranga, tutatangiye ibiguzi. Turiho kubera Imana, tuzabaho kubera Imana, tuzanesha kubera Imana. Muzamure haleluya. Si hari abantu Imana yaba yarahaye amakuru ngo bayigirire mutya? Murabizi ko itanga amakuru cyangwa ntabyo muzi? Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu, ntituzatinya namba. Turaryama twizinguye, kuko utubera amaso. Ibindi ntabwo mbyibutse, nibyo bikurikiyeho. Uzi ko dufite amakuru? Uzi ko dufite amakuru? Uzi ko dufite mapu y'ejo hazaza? Nibitseho ikintu cyitwa ikuruwe. Ariko sha,
ariko iyo mana, ariko iyo mana, ariko iyo mana, ariko iyo mana yaradukunze, yaradukoye umwana wayo, ariko iyo mana Satani aba yaratunogonoye, twebwe tuba twaranogonotse kera, ariko twagiye twakira amakuru atavuye kuri Voix d'Amerique, atavuye kuri BBC, twakiriye amakuru atavuye kuri YouTube, twakiriye amakuru atavuye mu bantu, twakiriye amakuru aturutse ahantu hizewe, twakiriye amakuru aturutse ahantu yizewe, budaca ngo ivuge ngo nari nibeshye ngo amusori ngo basisori, nta basisori. Kandi murandeba nk'abantu namwe mufite amakuru, nababonye mufite amakuru, ngo murashaka gutera haleluya, ndabibemereye. Cya gatanu, mugisha wa gatanu, twababariwe ibyaha, twababariwe ibyaha, twababariwe ibyaha, turabatsinzi muri Kristo Yesu, turabaneshi muri Kristo Yesu, turabanyembaraga muri Kristo Yesu, twarababariwe, twaratsindishirijwe. Haleluya! Ariko Imana ishimwe yiduha kunesha muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Iby'abisi barabihishwe, Pawulo niyo mpamvu adusengeye, haravuze ngo nicyo gituma mbasabira urudaca, mbasengera ubudaca, kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ubwinshi bw'imbaraga buri muri Kristo Yesu. Sifa kwa Mungu. Izi Imana yakoresheje izura Kristo mu bapfuye, yavuze ngo nizo iha twebwe abizera izina ry'umwana wayo. Muvuge amen, mwikirize muvuge ngo amen. Haleluya nanone, haleluya nanone, haleluya. Dawidi mu nsanganyamatsiko yanyu aravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibutse iminsi ya kera, nibutse iminsi ya kera, nibutse imirimo yawe buri cyo mvuga, ndatangara ndumirwa, mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyongere, niy'abana b'abantu yarongeye, ingoma yawe niyongere, niy'abana b'abantu yarongeye. Nibutse iminsi ya kera. Hari iminsi ya kera, hari iminsi ya kera wanyuzemo, utazi niba buzacya cyangwa niba butazacya, utazi niba buri bugorobe cyangwa niba bizagenda gute, utazi uko ejo bizagenda. Iyo minsi Dawidi nawe yayinyuzemo, harangije aza kwicara yibuka umunsi yasukwagaho amavuta, abantu batabishaka, bene wabo batabyemera, batigeze bamuzana mu bagomba gusukwaho amavuta, ariko Imana ikavuga ati ntago muri burya, ntago muri bunywe, wonyene adarasa. Dawidi cyarakibuka ko Imana yamutoranije muri rubanda, ko Imana yamutoranije muri benshi. Sifa kwa Mungu. Mu magana menshi y'abanyabyaha Imana yaturokoyemo, izina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Yibuka Imana imukiza idubu, yibuka Imana imukiza intare, yibuka Imana imukiza inkota ya Sawuli, yibuka Imana imukiza icumu rye, yibuka Imana imubabarira ibyaha. Harangije ibyo byose abikusanyiriza hamwe, haravuga ati Uwiteka we, nibutse iminsi yanjye ya kera, ntekereza umurimo w'intoki zawe, ndangije nkuramburira amaboko. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana, mwikirize muvuge ngo amen.